Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizamini kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosora ikizamini nk'iki, ufata agapapuro ugafata ikaramu ukagenda wandikaho igisubizo cya nyacyo. Murabizi buri kibazo kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo igisubizo cya nyacyo n'ubwitonzi ukacyandika ku gapapuro, ukaza kureba amanota aragira kuri 20. Ikintu bigufasha kubona imyitozo ihagije. Murabizi bino bibazo nibyo bigaruka, nibyo bongera bakabaza, nukugira ngo kugira utsinde nuko uba warabonye imyitozo ihagije. Niyo ntego y'ino channel, kugira ngo ubone imyitozo ihagije nugerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye, kuko ibibazo byinshi uzaba warabibonye, ibizame byinshi uzaba warabikosoye. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Twatangira n'ikibazo cya mbere, ariko bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Tugufasha kubona kode mu gahe gatoya. Ibindi byo uramutse ugize ikibazo mwa kino kizame tuba dukosoye, ukagira ikibazo ukabona umuntu maza, uhita uduhamagara kuri 0789 35 16 ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira tukagusobanurira birenzeho. Serivisi yo kugusobanurira aba ari ubuntu. Ndakeka ko wamaze gufata ikaramu, ndakeka ko wamaze gufata agapapuro. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Tegereze neza. Icyapa dufite gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru cyanditsemo 30 gicishijemo umurongo. Iki cyapa kivuga iki? Tegereze neza. Hano baba baduhaye ibisubizo bine, uhitemo igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota aragira kuri 20. Iravuga ngo umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu saha. B ikavuga ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C ikavuga ngo iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. D ikavuga ngo umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu saha. Ese iki cyapa iyo ukibonye ukeka ko cyangwa uzi ko gisobanura iki? Mbibutsa ko video y'ubwoko butanu bw'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa bibureye, ibyapa bitegeka, ibyapa ndanga n'ibindi, namaze kubishyira kwa ino YouTube channel yacu. Kintu busabwa, ushaka kujya kuri YouTube channel yacu ukayibura wenda iyo video bitewe nuko hatangiye kujyaho video nyinshi. Ushaka guhita unyandikira kuri iyo nimero nabahaye 0789 35 haguha link ukiyugura ku byapa kugira ngo nawe nujye ugira ku bintu nk'ibi, ibibazo nk'ibi ujye ubigeraho uhita umenya igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ibintu bya kilometero 30 mu saha. Ikinyabiziga kiba kibifite, ntabwo ugenda uri gupima, kiba kibifite uri kureba umuvuduko uri kugenda ugenderaho. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Kuko kino cyapa iyo kigezeho, iyo hatarimo kino kimenyetso cy'umutuku, ugomba kugenda ku muvuduko umuke uragenda wari 30, ugomba kugenda hejuru y'umuvuduko wa kilometero 30 mu saha. Ubwo rero iyo ugeze kwa kino cyapa cya 30 ishishemo umurongo, nta nubwo bihora ari 30, ushobora guhura n'ikirimo 50 cyangwa 70, ariko ubusobanuro aba ari bumwe. Ubwo rero iyo bashishemo umurongo w'umutuku biba bivuga ngo aho ugezeho ni iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Ushaka wagenda kuri kilometero munsi ya 30 cyangwa ukagenda hejuru ya 30 bitewe naho ushaka kuva wagendera, iyo nta kindi cyapa kibikubuza. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gigurikira kivuze iki? Yeze neza. Nacyo gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'ubutuku, ubuso bw'ubururu, ariko hacishijemo umurongo w'umutuku. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro, ukaza kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo ntihanyurwa. B iravuga ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. C ikavuga ngo umuvuduko utarengeje. D ikavuga ngo inzira y'abanyeshuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C?
cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D. Hano igisubizo cya nyacyo ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa cyitegereze neza. Ubwo wenda ari bwo bwa mbere ugeze kwa ino YouTube channel yacu, nzajya ngerageza kugusobanurira icyapa mpite ngusobanurira n'ikindi wenda bijya gusa, kugira ngo nubona ikindi by'ubwoko bumwe ujye tumenya igisubizo cya nyacyo. Iyo kino cyapa kiravuga ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini, ariko nka kino cyapa neza nka kino iyo hacishemo udukubo noneho ari agakubo, biba bivuga ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini n'umuto. Ikibazo gikurikiyeho babajije uyu munsi cya gatatu kirabaza ngo inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Dufite inzira nyabagendwa wenda ni kaburimbo, uri kubona ino nzira ukuntu imeze ifite ibyerekezo bibiri, hari icyerekezo cy'iburyo hari n'ikiri ibumoso. Urabizi ko twe tugendera mu gice cy'iburyo, mu Rwanda niho tugendera mu gice cy'iburyo. Hari indi mihanda uba usanga bagenda mu gihande cy'ibumoso, ariko mu Rwanda dukoresha igice cy'iburyo. None ugeze mw'uwo muhanda, ese iki gice cy'ibumoso kigufasha iki? Tekereza neza, ibumoso ni hari kari agafureshi, ubwo kigufasha iki? Ese ugendera iburyo gusa? Ese igice cy'ibumoso kidufasha iki? A. Kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. B. Ikavuga ngo igice cy'ibumoso kidufasha kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. C. Ikavuga ngo hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. D. Ikavuga ngo gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese kino gice cy'ibumoso kidufasha iki? Ese igisubizo cy'ukuri ni A. Kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B. Kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C. Hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Gukatira iburyo gusa ntunyuraneho. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni B. Kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? A. Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. B. Ikavuga ngo kunyuranaho ntibyemewe. C. Ikavuga ngo ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. D. Ikavuga ngo ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Ese kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe bikorerwa he? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C. Cyangwa hano igisubizo cya nyacyo ni D. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni A. Kunyuranaho mu muhanda w'icyerekezo kimwe cyangwa mu nzira y'icyerekezo kimwe bikorerwa ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko igihe cyose ntabwo bikorerwa he? Ibumoso. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo nuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Murabizi wenda mu muhanda hari ibimenyetso wenda wenda ibimenyetso bimurika cyangwa n'ibindi byagize ikibazo, bikaba ngombwa ko hari umuntu uri buze kutuyobora mu muhanda. Ubwo muntu utegetswe kubaha ni umuntu umeze ute? A. Umuyobozi w'ikinyamitende. B. Umunyamaguru. C. Umuyobozi ubifitiye ububasha. D. Ikavuga ngo umuyobozi wa bisi. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C. Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi. Hano igisubizo cya nyacyo ku kibazo cya gatanu, igisubizo cya nyacyo ni C. Umuyobozi ubifitiye ububasha nk'umupolisi cyangwa undi muntu ukora mwabira ibintu byo mu muhanda, niwe uba ugomba kubaha mu gihe agutegetse ikintu ukacyubahiriza. Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Murabizi ibikoresho bitandukanye, ibinyabiziga bitandukanye bigiye bigira amahoni agenda yumvikana mu ntera runaka bitewe n'ubutumwa biba bishaka gutanga. None mu binyabiziga bikurikira ni ikihe kigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20?
A iravuga ngo amapikipiki, B iravuga ngo volomoteri, C iravuga ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, amapikipiki. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, volomoteri. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ndakeka ko wamaze guhitamo icyo gisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni B, volomoteri nizo ziba zigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri, iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Murabizi wenda hari abantu bari kugenda mu muhanda, udutsiko tw'abanyamaguru bari kugenda ari ikivunge cyangwa ari abanyeshuri, cyangwa se imirongo y'ingabo zigendera kuri gahunda. Hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi uri kure atangire amenye ko hari abantu, atangire afata ingamba hakiri kare. A, itara rimwe cyangwa menshi yera, bakagaragazwa n'amatara wenda rimwe cyangwa menshi yera ubwo bari kuvuga n'ay'umweru. B, amatara menshi y'umuhondo, utwo dutsiko tukagaragazwa n'amatara y'umuhondo. C, amatara menshi asa n'icunga rihishije. D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese utwo dutsiko tuba tugomba kugaragazwa gute? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni D, ibisubizo byose nibyo. A niyo, B niyo, na C ni igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku papuro. Amatara ndanga mbere na ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro, kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira: A, umweru cyangwa umuhondo imbere. B, umutuku cyangwa umuhondo inyuma. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, umweru cyangwa umuhondo imbere. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Cyangwa hano igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A niyo umweru cyangwa umuhondo imbere, na B niyo umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara ndanga burumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya, tegereze neza, A, metero 50 nibura. B, metero 100. C, metero 150. D ikavuga ngo muri metero 200 nibura. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe?
ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano aya matara ndangaburumbarare aba agomba kubonwa byibuze nijoro igihe ijuru rikeye muri metero 200 nibura. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo uretse kubyerekeye imihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe impimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Icyo gice cy'umuhanda kigenewe iki mw'ibi bikurikira? Iravuga ngo guhagararwamo umwanya muto gusa. Murabizi hari ibinyabiziga biba bihagaze nk'ahantu ariko ari iby'akanya gato, wenda nk'iminota 3, iminota 5, iminota 10. B guhagararwamo umwanya munini gusa. Murabizi hari ibindi binyabiziga kiba cyahagarara ahantu ijoro ryose. C ikavuga ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini, cyangwa se akaba hagararwamo umwanya muto ukahaparika umwanya muto, cyangwa ukaba ushobora no kuharara. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri hari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ikibazo gikurikiyeho cya 11 kiravuga baza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? A iravuga ngo umuvuduko ntarengwa wemewe. B ikavuga ngo iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C ikavuga ngo guhagarara umwanya munini n'umuto ntibyemewe. D ikavuga ngo birabujijwe kuhinjira. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Iki kibazo cyabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Iki cyapa ntacyo nashyizeho kugira ngo mbibahemo umukoro. Ubu ngubu tugiye kujya dukosora ndi kubaha n'umukoro. Icyapa hano igisubizo cy'ukuri azaba ari uguhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Icyo cyapa muze kugishaka muri ya video nabashyiriho y'ibyapa, mugikore kugira ngo namwe mushakashake, munige, muragerageze, mucukumbure. Niyo mpamvu wenda wakibuze ukavuga ati iki cyapa cyo guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe ntacyo mbonye, ushobora kunyandikira nkakikwereka, ariko nanjye nakibahayemo kino kibazo cya 11 umukoro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tigeze neza icyapa bagwaye ku kibazo cya 12 gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Uri kwabona neza? A iravuga ngo umuhanda uzenguruka. B ikavuga ngo igice cy'umuhanda uzenguruka. C ikavuga ngo aho banyura bazengurutse. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Mbibutsa ko kino cyapa, ibyapa byose uzabona bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso hari aho umweru n'ikirango cy'umukara. Uzamenye ko icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Nicyo kintu nakubwira hano. Rega biriya byapa bari byinshi, ntabwo wagenda ngo biboroke. Uba ugomba kubifata ugafata nk'aho ari forume, ukamenya ngo ibyapa biburira biba bimeze gutya, ibyapa bitegeka biba bimeze gutya, ibyapa ndanga biba bimeze gutya. Noneho ikirango cyo, hari igihe ureba ikirango nawe ugahita umenya icyo bishatse kuvuga bitewe nuko ubuze ubwoko, ubuze ngo ibyapa biburira bishatse kuvuga iki, biba bigamije iki, ugahita ubona igisubizo cya nyacyo. Hano rero igisubizo cya nyacyo ni C. Iki cyapa bagishyira aho banyura bazengurutse. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa baduhaye. Nacyo gikoze nka kiriya cyo hejuru. Ubura kiriya cyapa cyo hejuru kizi, iki ngiki ntabwo cyakugora. Nacyo rero kona gifite ishusho ni mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara.
ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? A iravuga ngo iteme ridahoraho, B ikavuga ngo umuhanda utaringaniye, C ikavuga ngo umuhanda winjira mu kuzimu, D ikavuga ngo ubutaka bworoshye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Iki cyapa gisobanura iki? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero igisubizo cya nyacyo ni B. Hano habasobanuye ngo hari umuhanda utaringaniye, bakakuburira utwaye ikinyabiziga kugira ngo nuhagera ufate ingamba hakiri kare. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Uyu munsi wabajije ibyapa cyane. Urabona nacyo gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, n'ikirango ni cya cy'umukara. A iravuga ngo umuyaga w'intambike, B ikavuga ngo urusaku rwo mu muhanda, C ikavuga ngo ikibuga cy'indege, D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. Ese iki cyapa gisobanura iki? Tegereza neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo se ni A, umuyaga w'intambike. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, urusaku rwo mu muhanda. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, ikibuga cy'indege. Cyangwa hano igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose nibyo. Mbibutsa ko ibi byapa byose namaze kubikorera video iri kuri YouTube channel yacu, wagenda ukayireba kugira ngo wihugure kwa bino byapa. Nari amwitozo mbahaye ku kibazo cya 11 muze kuwukora, kandi use nkaho mpari, use nkaho ndi umwarimu ugiye kuza ukambwira ati ngibi ibisubizo bya bindi wampaye mu mukoro, kugira ngo urusheho kumenya byinshi. Murabizi ibintu byinshi ubimenya iyo wagerageje nawe gushakashaka. A iravuga igisubizo cya nyacyo rero hano ni A, umuyaga w'intambike. Urabona kiriya kirango ni nk'agaputambaro kari kariziritse ku kintu runaka, uri kubona ko kari kugenda gahuhwa n'umuyaga w'intambike. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Ese itara ry'umuhondo risobanura iki? A iravuga ngo itegure kugenda, B ikavuga ngo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko niba ari bwo bwa mbere ugeze kwa ino YouTube channel yacu, hari video nagukoreye y'ibimenyetso byo ku mihanda bimurika, iri kuri YouTube channel yacu, wagenda ukayireba kugira ngo nujye ugira ku bintu bimeze gutya, ibimenyetso, amatara, ujye uhita umenya ubusobanuro bwabyo. Murabizi tugira amatara ubwoko butatu, umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo. None bari kukwaza ngo umuhondo usobanura iki? Hano rero umuhondo ikintu bose ushatse kuvuga, uravuga ngo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Murabizi iyo hatse umuhondo uba ugomba wenda iyo umuhondo watse wamaze kwinjira mu sangano utabona ukuntu usubira inyuma, uba ugomba kwihuta ariko ugacunga neza ko nta byago ugiye guteza, ugakomeza ugahita uvamo. Ariko iyo bakije umuhondo uba ugomba, biba bibujijwe kurenga icyo kimenyetso. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? Noneho barakubajije ngo itara ry'icyatsi ryo risobanura iki? Tegereza neza. Itara ry'icyatsi ni gutyo riba rimeze, uri mu muhanda, itara ry'icyatsi riratse muri bya bimenyetso biba biri kumurika. Ese risobanura iki? A iravuga ngo kwitegura kugenda, B ikavuga ngo uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso, C ikavuga ngo hagarara niba inzira isohoka mu sangano ry'imihanda ifunze, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi, iri tara
risobanura uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Iyo ryatse uba wagenda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A iravuga ngo nyuma y'umwaka umwe, B iravuga ngo nyuma y'imyaka 2, C iravuga ngo A na B ni ibiso by'ukuri, D iravuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere mu gihe kingana gite? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, uhitemo igiso cya nyacyo ucyandike ku papuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko kode ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare tugufashe kubona kode mu gahe gato. Hano rero igiso cya nyacyo ni B, nyuma y'imyaka 2 niho ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo tegereze neza subizanye ubwitonzi, ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ni ryari? Ese ubu wayakiriza rimwe? Ubundi bino bintu ntabwo bikunze kubaho ko wayakiriza rimwe, ariko se ni ryari ushobora kubikora noneho? Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B ikavuga ngo mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, cyangwa mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Uri gutwara ikinyabiziga, hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Hari igisubizo cya nyacyo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A iravuga ngo mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, ikinyabiziga cyawe wenda cyagize ikibazo, wenda cyacitse feri, uba ugomba kumenyesha abantu bari mu muhanda kugira ngo birinde. Na B iravuga ngo mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago aha ari kuvuga ni ugukoresha abandi bayobozi b'ibinyabiziga, impanuka cyangwa ukagonga nk'abantu. Urumva ibyo ni ibyago ushobora kuba wateza mu gihe wenda utababuriye ngo bafate ingamba hakiri kare. Niyo mpamvu hano uba ugomba gucanira amatara kugira ngo umuntu wese urakubona akwitondera, avuga ati isaha n'isaha kiriya kinyabiziga ubwo cyacanye ari amatara gishobora guteza ibyago, kugira ngo batangiye bafate ingamba zo kwirinda icyo cyago hakiri kare, haba izo kuguha inzira wenda ugatambuka mbere yabo, cyangwa n'izindi bitewe n'ibyashoboka. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu kinyuzweho, A tugomba kugabanya umuvuduko, B tugomba kongera umuvuduko, C tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Utwaye ikinyabiziga cyawe uri kujya imbere, umuntu aguturutse inyuma ari kukunyuraho, yatangiye kukunyuraho, wenda wamuhaye ibimenyetso umwemera kukunyuraho. Wowe utwaye ikinyabiziga, uri mu kinyabiziga cyawe, uri mu modoka yawe, weho uzagira iyihe myifatire? Uzakora iki? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, kugabanya umuvuduko. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, kongera umuvuduko. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, kongera umuvuduko n'ubwitonzi. Cyangwa hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B. Mu gihe bakunyuzeho ugomba kugabanya umuvuduko ukagenda n'ubwitonzi. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma kirabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni A mu biro bya leta, B mu biro bya polisi, C igihe utwaye ikinyabiziga. D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo, A niyo, B niyo, na C niyo. Ese gukoresha telefoni byemewe hehe, ntibyemewe hehe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni C, igihe utwaye ikinyabiziga. Urabizi telefoni zirakoreshwa mu biro bya leta turi gusaba serivisi runaka, cyangwa hari izindi serivisi turi kubaza. B ikavuga ngo mu biro bya polisi. Urabizi abapolisi niyo habaye impanuka nibo duhamagara tukababwira, se tukabahamagara, ubwo bagomba gukoresha telefoni. Ariko mu gihe utwaye ikinyabiziga uba utagomba gukoresha telefoni. Niba uzi ko hari umuntu ukigutwara ari kuvugira kuri telefoni, njya mbabona ugasanga ahubwo ari no gutongana, ukibaza niba aranakugeza ahubwo aho agiye. Wowe uri kwiga amategeko y'umuhanda, cyangwa ubonye ibyo bintu bibayeho, uba
wamubwira ukamubuza ukamubwira ati va kuri telefone umaze tugeze aho tujya, uraza kumuvugisha nyuma uwo muntu, kuko gukoresha telefoni mu gihe utwaye ikinyabiziga ntabwo byemewe. Ndakeka ko weho dukosoranye kino kizame hari icyo kigufashije, ndakeka ko hari aho kikuvanye hari n'aho kikugejeje, kugira ubone imyitozo myinshi, kugira utsinde cyane. Ibanga aba ari ugukosora ibintu byinshi. Wasubira kuri YouTube channel yacu ukareba video tuba twarashyizeho mbere, n'ubundi ibyo bibazo nibyo bigenda bigaruka, ukazicishamo amaso. Amasomo twashyizeho nayo ukaza kuyiga kugira ngo tujyanirane. Intego yacu ni ukugira ngo umuntu ajye akora rimwe ahita atsinda. Rero ndakeka ko mumeze neza. Ukeneye ko nkwigisha by'umwihariko wanyandikira kuri 0789331626 nkakwigisha by'umwihariko kandi ugatsinda. Ibindi byo Imana ibaho umugisha. Ndabakunda cyane.